mugiye kubana muremeranya kubana akaramata, icyo gihe ugomba kuba uri tayari yo kwakira intege nke ze, yo kumenya intege nke, warangiza ukabasha kuba wazihanganira. Ibyo bizatuma mubasha ibikobwa ndabona ndazavamo, ndabona yazambira umugore, tukarwubaka bikagenda neza. Uwo muntu ntabwo umuhisemo nka biriya by'abazungu byatavuga ngo hello bantu b'Imana, mumeze gute? Ndizera mumeze neza. Natwe turakomeye, turashimira Imana. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, tubahaye karibu. Wawe uri mushyashya, turabanyamugisha kukugira, turakwishimiye. Kandi nawe nimba usanzwe n'ukuri, I appreciate, ndumunyamugisha kuba nkufite mu banyamuryango wa Shushu TV. Uyu munsi rero muranyihanganira, araje iminsi bisa nkaho mutambonaho, ariko nagarutse gahunda twakomeje. Uyu munsi abantu benshi bajya bavuga ngo gushaka, umuntu akavuga ngiye gushaka, ariko ubundi se gushaka bishatse kuvuga iki? Gushaka bisobanuye iki? Mariage ni iki? Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Mariage ni iki? Abantu benshi rero bazi ngo mariage, umuhungu ugiye gushaka, umukobwa ugiye gushaka, gahunda ni mu buriri nta kindi. Baba bazi ko ariyo gahunda nyamukuru. Ubwo ngiye, ubwo nyine nkajya mupangira gahunda yo mu buriri, ibindi ubundi reka mariage ngubu ubusobanuro bwawe. Ngiye kubaha ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5 bisobanura mariage icyo ari cyo. Kuba ugiye kubaka, umuntu ugiye kubaka ni ibiki agomba kuba azi neza ko bubakanye, ko atagomba kumutenguha cyangwa se kubyica. Bisobanura mariage. Icyambere rero tutizimbye mu magambo. Mu buzima bwawe ubusigaje, akenshi usanga ubu tugiye tukabaza nk'abantu bamaze imyaka myinshi mu rushako. Ushobora kubaza se umaze imyaka, ufite imyaka ingahe? Kuvuga ati for example afite imyaka 50 n'urugero, kubaza se wubatse umaze ingahe? Kuvuga ati 30. Can you imagine icyo kintu? Ushobora gusanga ubuzima bw'urushako ugiyemo cyangwa se uri guteganya gutegura uzabamo igihe kirekire, kimaze kirutaho icyo umaze utarashaka. Bivuze ngo iki ni ikintu cyo kwitondera. Rero tips ya mbere y'ubusobanuro bwa mariage ni uko uguhisemo umuntu mugiye kuzabana ubuzima bwose. Uguhisemo ukivuga ati uyu muntu ndamwemera ko azambera umugabo, ibikobwa ndabona ndazavamo, ndabona yazambira umugore, tukarwubaka bikagenda neza. Uwo muntu ntabwo umuhisemo nka biriya by'abazungu byatavuga ngo barasinya kontra, agasinya umwaka umwe, agasinya 2 byakanga bakarekana. Na hano biranga, ariko umuba mwagerageje of course, biba byanze, ariko ntabwo muba mutagize mwagerageje. Noneho rero iyo guhita umuntu mugiye kubana, ubuvuze buri muntu mwizeye ko cyangwa se nifuza ko ubuzima bwanjye bwose sigaje hano ku isi twazabubanamo. Hagati y'ibindi bivuga ngo mugiye kubana umunsi umwe, 2 bibe birarangiye, muhite mubivamo. Iyo witeguye ngo ngiye kurushinga, ngiye kubaka, uba witeguye yuko umuntu uri guhitamo cyangwa se ugukunda mwazabana igihe cy'ubuzima bwawe bwose usigaje hano ku isi. Yaba imyaka 70 uzarwubaka, yaba imyaka 30, yaba imyaka 80, ukavuga ngo njyewe n'uwo tugiye kurwubakana nditeguye, ndi tayari, imyaka yose byazansaba, it's like ubuzima bwanjye bwose ngende tayari kuba nabana nawe. Ikindi kintu ugiye gukora mariage ugomba kwitegura ni ukwemera intege nke za mugenzi wawe. Iyo turi guteretana, ntabwo nkubwira côté faible yanjye. Akenshi mbashaka kugaragariza ngo umukobwa umeze gutya, bizira gutya, umugabo nagashaka kwiyereka uruhande rwe rwiza. Ariko iyo mugiye kubana, mwageze hariya, urareba ngo uyu ntazi guteka n'urugero, ukamufasha ukamwigisha nimba umurusha, niba uri umugabo. Ibyo bintu bijya bibaho, umukobwa akaba ataragira amahirwe yo kwigishwa guteka, cyangwa se yarabikerenceje wenda n'urugero, kandi umugabo ubizi, aho kugira ngo wamaze kumukuda deja, wamaze kwemeranya ko muzabana ubuzima bwose, aho kugira ngo ugende uhita uvuga ngo
kuko atazi guteka ntabwo bikivuyemo, ahubwo mwigishe emenya ko ariyo kote faible ye, menya ko arizo ntege nke ze, ahubwo umufashe izo ntege nke azirenge, sibyo? Ni urugero nari mbahaye, ntabwo bivuze ko umukobwa utazi guteka akaba yabwo agiye gushaka atazi no guteka, aba yumva se ko azateka gute umugabo azaba hatarya kandi arizo nshingano zo kuzamutekera. Ntabwo mvuze ko ari byiza ko umukobwa yagenda atazi guteka, ariko nyine ni urugero nari muhaye. Wagerayo ugasanga umugabo wenda afite izindi ntege nke ku ruhande, afite ibintu nyine yari kubikora bitagenda neza, afite ahantu ari umunyantege nke, wimuveba wimusuzugura kubera icyo kintu atabashije kitafite effect mu buryo bwo kuba yashaka yenda amafunguro. Ntabwo mvuze ko ndagusanga umugabo ari umunebwe akunda kubyuka yongera aryama atazi guhaha ngo uzamuhishire, hoya ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga. Azi gukora, arashakisha, aragukunda, arakubaha, ariko hari ikindi kintu kimwe adashoboye. Turi abantu, of course turi abantu, hari ikintu ushobora kubona njye nta kuzuza cyangwa utakuzuza. Icyo gihe wa muntu wavuze ngo mugiye kubana muremeranya kubana akaramata, icyo gihe ugomba kuba uri tayari yo kwakira intege nke ze, yo kumenya intege nke, warangiza ukabasha kuba wazihanganira. Ibyo bizatuma mubasha kurenga ibisa nkaho bibagoye cyangwa se bibakomereye. Twagiye ikindi kintu cya gatatu, niba uri gutekereza mariage cyangwa se nimba uyirimo right now, ikindi kintu cya gatatu ugomba kwibuka neza nuko ugomba gufashanya ndetse no gushyigikirana, no gushyigikira umufasha wawe cyangwa se umukunzi wawe. Mu bihe bimwe na bimwe abantu ukavuga tugiye kuzabana, turi kumwe, ariko aragira ikibazo ntakubona, iwabo baragira ikiriyo ntakubona, iwabo baragira ubukwe ntakubona, ubaho ni in case mutarabana mukiri guteretana, ejo murateretanye murabanye, umugore nk'umugabo, umwe aragira ibibazo undi ntabyitayeho, umwe yahashye undi no guteka ni ikibazo, ukumva ko buri wese agomba gukora ibye, undi agakora ibye, no matter what cyaba icyo ari cyo cyose, ntabwo witaye kuri mugenzi wawe. Hano niba mumaze guhitamo umuntu uteganya ko muzakubakana, nimba bamaze guhitamo umuntu uteganya ko muzabana ubuzima bwawe bwose, ari cyo gisobanuro cya mariage, ugomba kwemera ko umuntu uzajya umufasha muri buri kimwe. Mugomba gufashanya, mugomba gushyigikirana. Nitugera kuri kote yo gufashanya, urahita uvuga niba uri umugabo, hari abagabo hano bagunyiriza ukatuvuga njye nzajya mpora mufasha ntanga amafaranga, nkemura ibibazo byose cyangwa se n'iby'umuryango we, wazamfasha gute? Ntabwo mu rukundo ari ntabwo mu rukundo ari ukuvuga ngo icyo nkukoreye nawe ukinkorere. Wowe urafasha mu buryo bwawe wowe ushoboye, nanjye mu buryo bwanjye mufashe mu buryo nshoboye, ariko nta gutererana. Hano impamvu bivuze kuri kote y'abagabo, harashaka kuvuga ati ngewe kubera ko financially n'ijye ukemura ibibazo, ariko we ntabwo azaza ngo nawe abikemure mu buryo bw'amafaranga, ariko umugore nawe cyangwa se umukobwa ashobora kuba yagira ubundi buryo ki akemura ibibazo byawe, akagufasha, kandi mugafashanya mu kuzuzanya ibintu bikarushaho kugenda neza. Ikindi kintu ugomba kutibagirwa igihe uri gutekereza mariage cyangwa se wayigezemo cyangwa se uri kubitegura cyangwa se ukiyinjiramo, ugomba kumenya ko nta kuva ku bintu cyangwa se ngo utererane uwo muri kumwe. Kuva ku bintu hano ni iki bishatse kuvuga? Ni igihe muzaba muri mu bukene, uri kumva, tubisobanure neza, inzara yabakubise cyangwa se ubushobozi bwanze, kuko icyo gihe bikibaho, ariko ni bwange umugabo yakoze. Hari ukuntu umuntu akora ukabona biranze yazanye 500, ariko ntabwo yaba aryamye ngo uvuge ngo byanze, uya aho ngaho kumukira akubwira ati ibyo ntabwo bikwiye. Ntabwo umugore uzirirwa mu nzu ntumesa ntukoropa ivumbi ryabarenze byagenze gute, umugabo naza ngo kubera ko agomba kugushyira no kutava ku bintu ajya abirenza amaso, agomba kugukosora akagucyara. Ahubwo igihe umwe muri mwe atangiye gutererana inshingano, imico igahinduka, mugenzi we akaba
byamunanira kubisaporta undi nakaba adashaka guhinduka, aho naho usanga habayeho divorce, n'usanga abantu byanze. Ibi rero ntabwo biri kumwe na bya bindi ngo ntuzave ku muntu cyangwa se ngo umutererana ryari icyo akomeje gusobanura. Ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko abantu kubana byanga, ariko in case nta n'umwe ubangamiye undi, in case muri mu mujyi umwe ibintu muri kubyumvikanaho neza, nta mpamvu yo kuva ku bintu. Nimba uyu munsi mushonje izere ko ejo muzahaga, nimba uyu munsi byanze izere ko ejo bishobora gukunda, nimba uyu munsi byakunze shimira Imana uvuga ati Imana udufashe ejo bizagere neza. Nta mpamvu yo kuva ku bintu ku muntu mwagiye mu mubano, nta mpamvu yo gucika intege. Ugomba kumuba hafi, ni wowe support ya mbere aba ategereje, ni wowe support ya mbere avuga ati uko byagenda kose uyu muntu niwe nishingikirijeho, niwe nishingikirijeho. Nta mpamvu yo kuva ku bintu nshuti yanjye, nta mpamvu yo guterana umuntu muri mu murongo umwe. Hano ushobora guhita wibaza ese kuki tubona hanze divorce zibaho? Hari igihe abantu batrayinga, burya ntuzatere umuntu ibintu ko byagenze gutya, buriya nawe afite uko yabigerageje mu buryo bwe bikanga cyangwa bigakunda. Ariko in case muri mu mujyi umwe, wimutererana, wimunaniza, mwinanizanya, kuko uwo muntu wiyemeje mujya kubana, cyangwa se niba muri no kubitegura kwemeza kuvuga ngo twabana twashyira hamwe ubuzima nsigaje bwose. Can you imagine kuba wamugiye kubana n'umuntu ntakunze cyangwa se ntishimiye for lifetime, mu gihe cy'ubuzima bwose usigaje? Biragoye. Umuntu niba wamukunze ukaba wifuza ko mugiye gushakana, ko mugiye kubana cyangwa se mwatangiye kubana, itegure, wemeze umutima wawe, wemeze ubwonko bwawe, ubwemeze neza ko mugomba kubana by'igihe cyose, ko utagomba kumutererana, ko utagomba kumuhemukira, ko mugomba gufashanya ndetse no kumvikana ndetse no kuzuzanya bimwe mu byifuzo byanyu. Niba ugeze hano rero ukaba video wigejeje hano, ndakwibutsa ko wakora subscribe, comment, like, share. Nibyo bingaragariza ko turi kumwe neza, turi kujyana, ko muri kunyumva. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Shushu TV. Ndabakunda cyane. Ubutaha ntimuzacikwe, nzababwira ku bijyanye n'ukuntu umugore tuzabivugaho ubutaha. Ndabakunda cyane, bye.